Dushimire ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwashyize imbere gahunda ya hifushi, bikaba byarabaye umusemburo wo guhindura imyumvire, imitekerereze n'imikorere hagamijwe kubahiriza ihame ry'ubwuzuzanye n'uburinganire. Ngira ngo aha nabivuga bihamije yuko ni hake tubona abahungu bakira ko bashiki babo bajya mu myanya ikomeye bitabateye ishyari. Ibyo twabishimira cyane. Nk'ubitozi keza ni ngombwa ko namwe ubwanyu muba mwikwije mufite package ihagije kugira ngo muzabashe kurerera u Rwanda abana bafite ubwenge n'umutima bw'umunyarwanda twifuza uzabasha kutugeza ku cyerekezo cyacu cya 2050. Mukomeze mukorane umurava, mutsinde neza mugamije kugera kure hashoboka. Aha kandi nagira ngo nongereho ko gutsinda gusa bidahagije kuko n'amasomo muhitamo kwiga akwiye kujyana naho isi igana ndetse n'imirimo ikenewe ku isoko. Your Excellency, First Lady, as we mark 20 years of your extraordinary leadership and dedication to empowering girls through education, your visionary work has not only opened doors of opportunity for thousands of girls across Rwanda, but also transformed mindsets, communities, and the nation at large. Sinzi ko hari umuntu ababyeyi be batagiye bigisha utuntu nk'utwo kugira neza mureme ibintu byose ababyeyi batwigisha ni ibintu byiza cyane. Kuba rero twaragiye muri modernité ibintu byose turabikoresha intelligence artificielle tubimeze tugeza ahandi hantu ntibikatwibagize ko ya identité ya colonne vertébrale yacu tuyipreserve kugira ngo tugumane ubunyarwanda bwacu. Ubu politike rero igihugu cyacu uburezi bwiza yahaye abana b'abanyarwanda abahungu n'abakobwa kwiga primaire, secondaire, kaminuza ibaherekeza. Bigeze kuba n'abakobwa batsinda neza. Nyakubahwa First Lady Imbuto Foundation murabafata tumwanyaje twazumvise nizo nkubitozi keza twaje kwizihiza uyu munsi wa none. Muri rusange turemeza ko mwaduhinduriye amateka. Nagira ngo rero shimire Imbuto Foundation iyobowe na Nyakubahwa First Lady ku rugendo rudasanzwe rwa BPG 20 imyaka 20. Kuba baratekereje ko umukobwa agomba kubona amahirwe nk'ay'umuhungu, mwarakoze kudushyigikira aba BPG natwe twese tutari aba BPG no kutwereka ko uburinganire atari impano ari uburenganzira bwa buri mukobwa wese. Natashye numva ntago wabyumva kuba wari wigaga mu cyaro ugatungwa no kubwira ngo ugiye guhembwa noneho na First Lady. Ni ishema udashobora kumva, ayo marangamutima n'ubu ndacyayafite. Party all night, no delay. Feel good, feel right. Girl, just move to the left and right. Oh, we no go stop. We dey groove till the sun come up. Oh, that sweet lifestyle. Shy and vibe, we dey live life wild. aho twizihiza imyaka 20 ya gahunda yo guteza imbere uburezi bw'umukobwa, imyaka 20 y'insinzi kandi y'iterambere. Uyu munsi twese twatijwe izina ry'inkubito z'ikeza, ariko
kuko dusa twese muri iyi conference hall twahuriyemo, munyemerere duhe ikaze by'umwihariko inkubito z'icyeza ari abahembwe mu bihe bitandukanye n'abari buhembwe uyu munsi. Mutwemerere muhaguruke tubashimire ku butwari bwanyu. Iyi gahunda yatangijwe mu bihumbi 2005 na nyakubahwa Chairperson wa Imbuto Foundation, igamije gushishikariza abana b'abakobwa kwiga, gutsinda no kugera kure. Twifuzaga ko umwana w'umukobwa azakura azi ko ashoboye, kandi twabonye ko iyo abonye amahirwe ayabyaza umusaruro. Kugira ngo dukomeze kumushyigikira, twashyizeho igikorwa ngarukamwaka cyo guhemba abakobwa batsinze ku rwego rwo hejuru, bakaba urugero rwiza ku bandi. Si ibihembo gusa, ni no kubaba hafi, kubafasha gukura mu bwenge no mu bitekerezo binyuze mu mahuriro n'inama zitandukanye, haba ku bari mu mashuri yisumbuye cyangwa se makuru. Kugeza ubu dufite inkubito z'icyeza zisaga 7,600 ziri hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacu. Bari mu mirimo itandukanye kandi dufitiye akamaro. Benshi muri bo bakora imirimo twahoze dufata nk'iy'abagabo, ariko ubu turabizi neza nta kinanira umukobwa wahawe amahirwe akayafata akayabyaza umusaruro. Uyu mwaka tuzahemba inkubito z'icyeza 471 mu gihugu hose, harimo n'123 bari kumwe natwe hano uyu munsi baturutse mu turere twose tw'igihugu. Ibikorwa byo guhemba bizakomereza mu mashuri bigamo kugira ngo n'abandi banyeshuri babibonemo icyitegererezo. Batumirwa bacu, bayobozi turi kumwe, nk'uko dukunze kubigarukaho kandi nk'uko ubuyobozi bwacu budahwema kubitwibutsa, kwita ku burezi bw'umwana w'umukobwa n'umusingi w'iterambere ry'igihugu. Niyo mpamvu natwe nk'umuryango Imbuto Foundation twahagurutse dufatanya n'ababyeyi, abarimu n'abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo buri mukobwa agire amahirwe yo kwiga, gukura no kugera kure hashoboka. Ni ishema rikomeye guhagarara imbere yanyu uyu munsi ubwo twizihiza imyaka 20 y'ubukangurambaga bwo guteza imbere uburezi bw'umwana w'umukobwa. Iki gikorwa cyahinduye ubuzima bwa benshi, kigira uruhare mu iterambere ry'imiryango ndetse gitanga icyizere ku rubyiruko, by'umwihariko ku bana b'abakobwa. Turashimira byimazeyo Imbuto Foundation iyobowe namwe nyakubahwa First Lady ku ruhare rukomeye n'ibikorwa by'indashyikirwa muri uru rugendo. Mu myaka 20 ishize, iyi gahunda yahinduye ku buryo budasubirwaho isura y'uburezi bw'umwana w'umukobwa mu Rwanda, haba mu gushishikariza abakobwa kwiga no kudata ishuri, guha agaciro abatsinda neza, kandi ishyira imbere gukorera hamwe kw'inzego zose: leta, ababyeyi, amashuri n'abafatanyabikorwa, hagamijwe ko iyo ntego imwe yo gutuma buri mwana w'umukobwa abona amahirwe yo kugana no kugera ku ntego n'inzozi ze z'ubuzima bigerwaho. Ubu abakobwa bariga kimwe n'abasaza babo, kandi nta cyiciro cy'amasomo bahejwemo. Ibi bigaragarira mu mibare, kandi biraduha icyizere ko umurimo mwatangiye mu myaka 20 ishize washinze imizi kandi udateze gusubira inyuma. Bana bacu, bakobwa bacu, inkubito z'icyeza twizihiza uyu munsi, umushu honoraire nkubito y'icyeza, babyeyi, barezi, bayobozi mu nzego zitandukanye z'igihugu cyacu, dear partners, nshuti z'umuryango Imbuto Foundation, muraho neza. Uyu ni umunsi udasanzwe. Ndumva umutima
wuzuye ibyishimo n'ishimwe kandi ndabona tubisangiye twese. Isabukuru nziza rero kuri twese. Ariko nabonye abantu ba Notre Dame de Citeaux baduteye ishyari twese, ngira ngo nanjye nza kuvukira muri iki gihugu niho mba naragiye, usibye ko nabonye bitari kure cyane. Nanjye nize ahantu hitwaga lycée, hari akantu hagati Notre Dame, yari Clarté Notre Dame, ubwo ndumva dufite aho duhura. Iyi rero ntabwo ari isabukuru y'ibihembo gusa, ni isabukuru y'inzozi twarose kera, none murabyirebera ko zabaye impamo kandi biracyakomeza. Turizihiza abakobwa bahisemo kwandika amateka yabo, bazana impinduka umuntu atigeze yiyumvisha. Dutangira gutegura uyu munsi, uwo twatekerezaga wese wadufasha twasangaga ari nk'ubito y'ikeza cyangwa afite aho ahuriye n'ishema ry'abakobwa. Urugero rwa bugufi mwabyiboneye, MC w'uyu munsi mwamubonye ko ari umwe muri bo. Bana bacu bakobwa beza, imyaka 20 irashize habibwe imbuto zo kubaka ubushobozi, icyizere n'ubumenyi ku mwana w'umukobwa. Uyu munsi turishimira kubona izo mbuto zaratangiye kwera mu mashuri, mu muryango, mu buyobozi no mu iterambere ry'igihugu. Ibi kandi bisobanura neza igitekerezo ngenga cy'Imbuto Foundation kivuga ko imbuto itewe mu gitaka giteguwe neza, ikuhirwa, igahabwa iby'ingenzi byose, irakura ikavamo igiti cy'inganzamarumbo kitanyeganyezwa n'icyo ari cyo cyose. Hari abari hano bamaze kuba abaganga, abarezi, abari mu nzego z'umutekano, abashakashatsi, abayobozi n'indi mirimo itandukanye, kandi mwakomeje kuba intangarugero. Once imbuto y'ikeza, always BPG. Uko muri hano mwese na bagenzi banyu batashoboye kuza, muhagarariye icyizere cy'abakobwa b'u Rwanda barerewe mu gihugu kizirikana agaciro k'umukobwa mu iterambere ry'igihugu. Ku babyeyi, abarezi, abafatanyabikorwa, iyi ni intambwe ikomeye kandi iganje. Ni imyaka 20 y'ubutwari, ubwenge n'imbaraga zikomeye z'abakobwa batoranyijwe kubera ubuhanga n'ishyaka ryo gutsinda. Mumfashe rero dushimire abakobwa bacu bose twise inkubito z'ikeza, nabo tugirana igihango cyo kuba ishema ry'abakobwa. Bana bacu, babyeyi, bashyitsi bahire, igitekerezo cy'iyi gahunda cyaturutse ku cyerekezo cyagutse cy'igihugu cyacu cyo kubaka uburezi kuri bose budaheza kandi buha amahirwe angana abahungu n'abakobwa. Niho twahereye rero dutangira iyi gahunda yo guhemba abakobwa bahize abandi mu gutsinda neza, ngo bibatere kumva bashyigikiwe, barusheho gukora neza, ariko banabere intangarugero bagenzi babo. Mu Kinyarwanda tuvuga ko nta wigira, abakobwa bonyine ntibatera imbere ngo bagere kuri ibi byiza byose twizihiza. Dufashe uyu mwanya ngo dushimire ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwashyize imbere gahunda ya Hifushi. Bikaba byarabaye umusemburo wo guhindura imyumvire, imitekerereze n'imikorere hagamijwe kubahiriza ihame ry'ubwuzuzanye n'uburinganire. Ngira ngo aha nabivuga bihamije yuko ni hake tubona abahungu bakira ko bashiki babo bajya mu myanya ikomeye bitabateye ishyari.
ibyo twabishimira cyane. Mu gihe tugezemo cy'isi yabaye umudugudu kandi yihuta cyane mu iterambere, bisa naho ibintu byinshi byoroshye, ariko ntibihagije gutanga amahirwe gusa ku rubyiruko, haba ku bakobwa cyangwa n'abahungu. Hari byinshi abajene bacu babona, ariko babaye badafite bimwe mushiki wacu yavuze, character and discrimination, imitekerereze n'imyitwarire bibafasha gukemura ibibazo byo mu buzima bwa buri munsi, gufata ibyemezo, gutekereza mu buryo bwagutse, kwigirira icyizere ndetse no kugira ubushobozi bwo kubaka umubano mwiza n'abandi. Ngo ibi nibyo twasamarayizinga tukita life skills. Ayo mahirwe ashobora kubabera imfabusa. Tugomba rero gukomeza kubaherekeza, gutanga ubujyanama bukwiye no kububakira ubushobozi kugira ngo ubwo bumenyi bukomeze kubukoresha neza. To the BPG Alumni Network, ni koko muri ishema ry'abakobwa, mukaba n'ishema ryacu ababyeyi n'abarezi banyu. Abenshi muri mwe mumaze kuba bakuru, muri mu mirimo itandukanye, ndetse hari na byinshi mwatangiye gukora byo gukomeza gufashanya hagati yanyu. Iyi sabukuru y'imyaka 20 tuyizihize tunatekereza indi iri imbere, aho ikwiye kuzadusanga. Ikwiye gusanga dufite abakobwa n'abahungu ari nabo babyeyi b'ejo, ari abanyarwanda bashoboye, basobanutse, kuko twasobanukiwe ko kurera abato bacu neza atari bo gusa bigirira akamaro, ahubwo ari inyungu z'umuryango n'igihugu muri rusange. Niyo mpamvu rero n'abana b'abahungu nabo bakeneye guherekezwa no kugirwa inama kugira ngo batere imbere mu bumenyi, imico n'imyifatire. Nk'ubitoza icyeza, ni ngombwa ko namwe ubwanyu muba mwikwije, mufite package ihagije kugira ngo muzabashe kurerera u Rwanda abana bafite ubwenge n'umutima bw'umunyarwanda twifuza, uzabasha kutugeza ku cyerekezo cyacu cya 2050. Iri shimwe rizakomeza kubatera guharanira kuba ishema ry'abandi bakobwa. Mwumvise bakuru banyu uko babyitwayemo ngo bakomeze kuba indashyikirwa. Mube maso, muhore muzirikana ko ibyiza byose umuntu abigeraho ari uko yabiharaniye. Mugire amakenga, mwirinde igihe cyose mwumvise hari ubereka ko hari ubundi buzima n'iterambere yabagezaho mu buryo bworoshye, cyane cyane iyo ari amakuru atizewe. Mukomeze mukorane umurava, mutsinde neza, mugamije kugera kure hashoboka. Aha kandi nagira ngo nongereho ko gutsinda gusa bidahagije, kuko n'amasomo muhitamo kwiga akwiye kujyana n'aho isi igana ndetse n'imirimo ikenewe ku isoko. Turifuza rero kubona umubare munini w'abakobwa biga za siyanse. Ngira ngo minisita yatubwiye ko imibare izamuka, ariko ntabwo ihagije. Amasomo y'ubumenyingiro n'ubumenyi bwa ngombwa mu buzima, kandi bagakomeza kuba indashyikirwa mu byiciro byose. Dear partners, parents, educators, we thank you for your continuous support during the past 20 years of investment in girls' education. You played a tremendous role in over the 7,600 transformed lives. Allow me to pause for a moment to acknowledge the support of our partners who believed in our cause from the very beginning. To the UN family, especially UNICEF, RDB, Cisco, Tumba College of Technology, Plan International, BK Foundation, Embassy of the People's Republic of China, University of Kigali, Seagull Family Foundation, individuals and our other partners who shared our vision, thank you for walking this journey with us.
The journey continues. We press forward. We commit to raising more leaders, educating more daughters, and breaking more barriers. Let us ensure that the 20 years bring even greater victories. Together, we do not chase opportunity, we create it. We do not wait for change, we lead it. We do not ask if we belong, because we know we do. My dear daughters, Inkubito Zikyeza, again, congratulations on your achievements. As girls, you lived in a world that may tell you to shrink, to doubt your abilities, to question whether you belong in spaces of influence. You did not let uncertainty and competition make you silent. Continue to shine, and know that we stand with you every step of the way. Remember, always to be your sisters' keepers. Rwanda will always need your voice, your ideas, and your strength. You are seen, you are celebrated, you are capable of anything. Murashoboye. Umushora nyihanganira nta gifaransa tuvuga uyu munsi. Bana bacu bakobwa beza batumirwa bahire. Let us now wrap the speeches here and continue the celebration. Isabukuru nziza. All night, no delay. Feel good, feel right. Girl, just move to the left and right. Oh, we no go stop. We dey groove till the sun come up. Oh, that sweet lifestyle. Shy and vibe, we dey live life.